atumbiriye mu ijuru akavuga ngo Mana wavuganye nanjye, ndabizi ko utajya ukoza isoni. Haleluya. Iyi Mana ntabwo ijya ikoza isoni. Urareba ukabona zigiye kugukora ariko ntabwo zizagukora. Urareba ukabona ugiye kumwara, zoni mashando wiribirifai lele botai. Urareba ukabona ugiye kumwara ariko my friend ntabwo uzigera umwara. Umva nkubwire, aho ubona ko ugiye kumwarira niho Imana igiye kuzi gukureho ikimwaro. Aho ubona ko ugiye gukorezwa isoni niho Imana igiye kuzi gukureho isoni. Aho ubona yuko ugiye kuririra niho Imana igiye kuguhoreza amarira. Taya binifo shando wiribirifai. Umva nkubwire, humura, hari Imana ijya imara umubabaro, hari Imana ijya imara agahinda, hari Imana ijya yibuka abayo, hari Imana ntabwo ijya ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ya Mana yavuganye nawe iracyari ya Mana imwe yambukije Abayisiraheli inyanja itukura. Niyo ndimo ndakubwira, sinkubwira murumuna wayo, ndakubwira Imana yaremye ijuru n'isi, ndakubwira Imana yahanitse ikirere ikadendeza inyanja, yahanitse iki kirere kikaba kitariho inkingi. Hari izo ujya ubona, iyo ariko ziracyari ya Mana. Mana y'amahoro, message Imana y'amahoro yampaye kuguha ni message iteye gutya: izina ry'Uwiteka nirishimwe, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Iyi message iteye gutya: Imana yambwiye ngo uku kwezi kwa karindwi, ukwezi kwa munani, ukwezi kwa cyenda, ukwezi kwa cumi, ukwezi kwa cumi na kumwe, ukwa cumi n'abiri, Imana ishimwe, ayo mezi uko nyakubwiye, nushaka ufata agapapuro n'agakaramu yandike. Imana ije gukora ikintu kidasanzwe. Imana ishimwe, tukiva muri aya matora aya ngaya tugiye gusoza, Imana ishimwe, tukimara gutora perezida wa repubulika, hari ikintu Imana igiye gukora. Icyambere Yesu ashimwe, ndagusuhuje nkwifuriza amahoro y'Imana. Habwa umugisha n'Imana aho uherereye hose. Ngiye ugusuhuza nitwa Prophet Emma. Reka nkubwire ngo igitondo cyiza niba aho uherereye ari mu gitondo, nkubwire ngo umugoroba mwiza niba aho uherereye ari nimugoroba. Rero ndagarutse muri ya saha y'igitangaza. Iyi ni ya saha y'ubuhanuzi, iyi ni ya saha yo gufungurirwa imiryango. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Iyi saha Uwiteka Nyiringabo Imana ntumye ku buzima bwawe. Hari ubuhanuzi bukomeye data mpaye kugira ngo nkuzanire, ubuhanuzi data mpaye kugira ngo nzane ku buzima bwawe. Ukeneye kubwakira, ukeneye kubwumva, ugifungura ino video ihangano yirangize, uraza gukuramo igitangaza cyawe, uraza gukuramo ibyawe. Hari ibyawe data mpaye kuguha, hari ibyo data ampaye kukuzanira. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imana y'amahoro ishimwe, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Uwiteka ampaye ubuhanuzi kugira ngo nkubwire wowe uri umunyarwanda, wowe wumva ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abarundi barimo mu byumve. Ubu buhanuzi mbuzanye ku banyarwanda, abarundi, abantu babasha kumva ururimi ndimo ndavuga none aha ngaha, n'ababasha kurusobanurirwa n'abandi. Ariko ndagira ngo mvugane nawe ngo data mpaye ubuhanuzi bwawe. Reka mvugane nawe, haracyari ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwe kizongera gishibuke, nubwo ubona watemwe, nubwo ubona washyizwe hasi, nubwo ubona uri mu buzima bupfuye, nubwo uri mbona uri mu buzima bwo gupfundikanya, uri mu buzima budafashije, uri mu buzima bw'umubabaro, uri mu buzima bw'agahinda, uri mu buzima bw'amarira, uri mu buzima mbega bwa buzima bwa bundi ubona ko bupfuye. Hari ubuzima umuntu abamo bukaba bupfuye rwose, bugapfa mu buryo bwose, bugapfa mu nzira ze zose. Ariko data wa twese arambwiye ngo aje gukora ibikomeye ku buzima bwawe. Hari amateka data aje guhindura, hari ubuzima data aje guhindura. Ndagira ngo nkubwire, itegure kwakira igitangaza mu rugo rwawe, itegure kwakira igitangaza mu buzima bwawe, itegure kwakira igitangaza mu kazi kawe. Hari igihe kigera
kijya kigera, hari igihe kijya kigera amarira agakama, hari igihe kijya kigera ku matama yawe hakazaho guseka, hari igihe kijya kigera ahari iminkanyari data akayikuraho, isura yawe data akayikuraho iminkanyari, hari igihe kijya kigera data akaza akakubambira amahema. Rero umva iyi video witonze, wumve buno buhanuzi witonze, nibinarimba ufata agakayi n'agakaramu wandike ngo umuhanuzi w'Imana ku munsi nk'uyu nguyu yarahanuye, kandi ibingibi ngiye guhanura ku buzima bwawe biraba mbere y'uko ukwezi kwa karindwi gushira. Kwezi kwa karindwi gushira ubare iminsi isigaye kugira ngo uku kwezi kurangire, data araza gukora ibikomeye, kuko ubu buhanuzi nabuhawe mbuhawe ari ubuhanuzi bugiye guhindura ubuzima bwawe, ni ubuhanuzi bugiye kukuvana ahantu bukagushyira ahandi. Imana ishimwe. Rero habwa umugisha n'Imana, ntabwo twari duherukanye ariko ndaho ndashima Imana, ndamahoro. Nizere ko nawe uri amahoro, nizere ko aho uri ukomeye. Nukuri ndabakunda, umuryango mugari wa hano kuri Prophet Emma. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Wowe wakozeho subscribe, Imana iguha umugisha. Wanyeretse ko nkunda, nanjye ndagukunda. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Wanyeretse kuri kumwe nanjye, nanjye ndi kumwe nawe. Nukuri buriya nkunda abantu bankunda. Imana ishimwe. Nkunda abantu bankunda, umuntu nkunda nanjye ndamukunda. Kandi buriya reka nkubwire, dukwiriye gukundana. Uzi impamvu dukwiriye gukundana? Nuko Imana tuvuga ko dukorera, Imana ni urukundo. Ko abenshi bakunda kubeshya akavuga ngo ndagukunda, ariko akabivuga abivugishije ururimi ariko mu mutima bitarimo. Ariko buriya muri wowe uzisuzume, nubona ko ufite urwango muri wowe uzamenye ko nta n'Imana ufite. Umuntu ugira urwango ntabwo yaba umwana w'Imana, kuko umwana w'Imana nyakuri agira urukundo, kuko uw'Imana ituyemo abatuwemo n'urukundo. Rero iyo urukundo rutakurimo ntabwo Imana ibigutuyemo. Rero ikigaragaza ko Imana igutuyemo ni uko ugira urukundo. Ikigaragaza ko Imana igutuyemo ni uko ugirira impuhwe abakwiriye kugirirwa impuhwe, ukababarana n'abababaye, kwishimana n'abishima. Ariko igihe udafite urukundo muri wowe ntabwo ufite Imana. Buriya birashoboka ko umuntu yakubwira ngo aragukunda nanone akabivuga ku munwa, ariko buriya urukundo aho ruri ntirwihishira. Urukundo aho ruri ntirwihishira. Urukundo rugaragaza ibikorwa, ntirugaragaza amagambo. Urukundo rwa nyarwo ntirugaragarira mu magambo umuntu akubwira. Urukundo rwa nyarwo rugaragarira mu bikorwa umuntu agukorera. Kuvuga ngo niba unkunda, urukundo byanze bikunze ruzagutegeka kugira icyo unkorera. Urukundo ruzabigutegeka kubera ko urankunda. Niba unkunda uzagira icyo unkorera, kandi uzaharanira kukinkorera ndi muzima. Ntabwo uzarindira kukinkorera napfuye. Abenshi bakunze gukunda abantu ari uko bapfuye, ariko nyirizina njye nkunda nkiri muzima. Nunankunda ibikorwa by'urukundo binyereke nkiri muzima. Niba umpa n'ururabo urumpe nkiri muzima, wirindira ko nzapfa kugira ngo umpe ururabo, kuko nurumpa sinzarubona, nunarushyiraho sinzarubigushimira. Rero uyu munsi basi rumpe nkiri muzima, mbashe kukubwira ngo Imana iguhe umugisha. Mururabo rwanjye nkiri muzima nkubwire ngo Imana ikugirire neza. Mururabo rwanjye nkiri muzima nkubwire ngo data akwishimire. Mururabo rwanjye nkiri muzima nkubwire ngo data kwagurira imbago. Rero urukundo rurihangana. Uyu munsi ntiwansobanurira uburyo nkunda ariko utabasha kunyihanganira. Buriya ukunda umuntu ubasha kumwihanganira. Imana itugirire neza. Buriya ukunda umuntu uramwihanganira. Iyo ukunda umuntu uramworohera. Iyo ukunda umuntu uramutegereza. Imana y'amahoro itugirire neza. Sibyo? Ariko iyo ugeze ku rwego rwo kumubwira ngo sinkibashije kukwihanganira, nta rukundo ruba rugihari. Ahari urukundo wihanganira uwo ukunda. Ukunda ukamubwira uti ndakwihanganiye, ukamwihanganira kubera yuko nyine hari urukundo. Imana y'amahoro itugirire neza. Nari mvuze rero ngo ubwo unkunda nanjye ndagukunda, kandi ni ukuri mwarabinyeretse ko mu nkunda. Buriya umuntu ujya gukora agafata umwanya we, ugafata urutoki rwawe n'ikiganza cyawe n'amamega yawe no telefone yawe, ugakanda kuri subscribe, ugakanda ukiyongera mu mubare w'abantu bankunda, w'abantu bamfollowing, w'abantu bafashwa n'ibyo mvuga. Imana y'amahoro itugirire neza. Ko hano kuri Prophet Emma nta kindi mvuga ijambo ry'Imana, mvuga gukomera kw'Imana, mvuga umusaraba wa Yesu, nkavuga ubuhanuzi, njyewe mvuga mbega Bibiliya ijambo ry'Imana nibyo mvuga. Noneho rero wafashe
ushimishijwe n'ibyo nkora urangije ukanda subscribe, Imana y'amahoro iguhe umugisha. Ubwo urumva utari umuntu w'ingenzi, Imana y'amahoro itugirire neza. Uri umuntu w'ingenzi, ni ukuri ntukabure ku Mwuka Wera, ntukagire icyo ukena, ntukagire icyo wifuza. Imana y'amahoro itugirire neza. Ubundi se ukena gute? Wifuza gute? Usabiriza gute? Ko dufite Imana ishobora byose. None se ubundi wakena gute? Sibyo? Wakena gute ko data hari kugira ngo yimura imisozi? Yimura imisozi. Data ajya yimura imisozi, ajya yimura imisozi itabimenye. Data ajya bamba amahema, data ajya akora ibikomeye, data ajya yiyerekana, data ajya ahagararana n'abantu biwe. Umva nkubwire, ijambo ry'Imana iyo uryitondeye, hahirwa umuntu witondera ijambo ry'Uwiteka. Ijambo ry'Uwiteka uryitondeye ukaryiringira ukaryitondera, iri jambo rijya ryururuka rigasohoza umurimo waryo ku buzima bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Iri jambo rijya ryururuka rigasohoza umurimo waryo ku buzima bwawe. Rero Imana y'amahoro itugirire neza, izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Navugaga ku rukundo rata. Imana itugirire neza. Rero ndabasuhuje Abarundi, ndabasuhuje Abanyarwanda, ndabasuhuje inshuti zanjye, abantu bari Zambia, bari Malawi, muri inshuti zanjye ndabazi murahari. Hari abari muri Malawi, hari abari muri Mozambique, hari n'abajya bankurikirana bari muri Afrika y'Epfo. By the way, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Hari abantu bari hakurya y'Afurika, bari Buraya, ndavuga bari muri Canada ndabasuhuje. Muhabwe umugisha n'Imana. Hari inshuti zanjye nyinshi, Imana ibaha umugisha. Hari abantu bankurikira baba mu Bubiligi, Imana ibaha umugisha. Mbega mu yandi magambo, Schengen yose ndayisuhuje. Ubwo mvuza Schengen yose, abari mu Bubiligi, abari mu Bufaransa, abari mu Bwongereza, mbega mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ndasuhuza n'abari muri Australia, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Hari n'abankurikira bari muri Amerika. Abari muri Amerika, reka mbabwire ngo mugubwe neza. Imana y'amahoro ibishimire, Uwiteka abaha umugisha kandi ababambire amahema. Hari inshuti zanjye zinkurikira ziri mu bice byo muri Aziya, abari muri Oman, hari abari muri Qatar, hari n'abari muri Dubai. Abo bose mujya munkurikirana, ndababona komenti zanyu, n'abaca inyuma kuri WhatsApp ya yindi isanzwe ya nimero yanjye, mukanyandikira. Abantu tujya dusengana mu gikari, tujya tubona ukuboko kwiza kw'Imana. Hanyuma rero Imana y'amahoro ibaha umugisha, ndabakunda cyane. Hari abantu nzaza nkicara hano nkarondora amazina yabo umwe ku wundi, umwe ku wundi, umwe ku wundi, nkavuga ngo muri abantu b'umumaro. Ni ukuri muri iyi minisiteri ya Prophet Emma, ni ukuri mpaboneye umugisha kandi mpaboneye abavandimwe, mpaboneye inshuti. Ni ukuri mwubahwe, muri abantu b'agaciro cyane. Rero ndi hano kugira ngo mvuge message nazanye uyu munsi. Message nazanye iri ku ijambo rivuga ngo Hamani umaze igihe agutwaza igitugu nawe aramanitswe. Hamani wari umaze igihe akuzengereza nawe aramanitswe, avanywe ku buzima bwawe. Ibintu birahindutse, Imana ishimwe. Bari bazi ko ugiye gukorwa n'isoni, ariko ibintu birahindutse. Birahindutse, Hamani aramanitswe. Birahindutse, Hamani akozwe n'isoni. Birahindutse, Hamani aramwaye. Ibintu birahindutse, Hamani wakunanizaga arapfuye mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Turasoma rero ijambo ry'Imana mu gitabo cya Esiteri, ibice byaho 6. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo umwami amenya ko Morodekayi ari we wamuburiye. Iryo joro umwami abura ibitotsi. Imana y'amahoro itugirire neza. Niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami, basanga byaranditswe yuko Morodekayi ari we wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami zarindaga irembo, Bigitani na Tereshi, yuko bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arabaza ati, mbese Morodekayi uwo hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu b'umwami babahereza baramusubiza bati, ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati, ninde uri mu rugo? Kandi ubwo Hamani yari ahagaze mu rugo rw'imbere y'ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo amusabe kumanika Morodekayi ku giti yamwiteguriye. Abagaragu b'umwami baramusubiza ati, Hamani niwe uri mu rugo.
umwami ati naze. nuko Hamani araza, umwami aramubaza ati umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ate? Hamani aribwira ati hari uwo umwami yakunda kubaha. Imana ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Dusomye iri jambo rivuga ku nkuru z'uyu mugabo witwa Morodekayi. uyu Morodekayi yari umuyuda wicaraga ku irembo ry'ibwami. ni ukuvuga ngo yari umwe mu bantu bashinzwe kurinda irembo ry'ibwami. ariko uyu Morodekayi akagira undi mugabo witwa Hamani umugenza, akagira Hamani umusuzugura, akagira Hamani utamwemera, akagira Hamani umurwanya. Imana y'amahoro ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. ariko Morodekayi, haleluya, Imana ishimwe, uyu Morodekayi nubwo Hamani yamusuzuguraga, ariko hari ijambo Morodekayi yari yaravuganye n'Imana. umva nkubwire, ijambo ryo rirambwira ngo n'icyo abayuda barusha abandi, tubarusha kuwika ibyasezeranywe, tubarusha muri byose, tubarusha muri byinshi, haleluya, tubarusha amakuru. n'uyu munsi turicara, ariko hari amakuru Imana iba yaravuganye natwe, hari amakuru Imana iba yaraduhaye, avuga ngo nzakurinda, nzabana nawe, nzakubefodrere, nzakuzonima. Imana ishimwe cyane, avuga ngo nzakurinda, avuga ngo nzabana nawe, avuga ngo nzakujya imbere ahataringaniye mparinganiza. Imana y'amahoro ishimwe cyane. ibyo ngibyo, ayo makuru Imana ikayaduha. Imana ishimwe, ayo makuru Imana ikayaduha, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. hari amakuru Imana ijya iduha, Imana ishimwe, hari amakuru Imana ijya iduha, ikaduha amakuru. Imana y'amahoro ishimwe cyane, kavuga ngo nzabarinda, kavuga ngo nzabana namwe, kavuga ngo nzabajya imbere. ayo makuru nitwe tuyamenya twebwe n'ijuru twenyine. Morodekayi yari afite iryo banga ry'uko Imana yamubwiye ngo mwana wanjye nzakurinda. abandi b'abanyamubiri batazi amakuru, abanyamubiri batazi uko bimeze, Hamani aza kwiha kurwanya umuntu wicaye ku ibanga yavuganye n'umwami Imana nyir'ijuru n'isi, haleluya. reka nkubwire, uyu munsi komera ku ibanga Imana yavuganye nawe, ugume kuri ya Mana yakubwiye ngo nzakurinda, ugume kuri ya Mana yakubwiye ngo nzakugaburira, ugume kuri ya Mana yakubwiye ngo nzakwambika, kuri ya Mana yakubwiye ngo nzakomora ibikomere mu izina rya Yesu, haleluya. reka amagambo yo ntazabura kuza, ibicantege ntibizabura kuza, abakurwanya ntibazabura kukurwanya, abakuvuga ntibazabura kukuvuga. ariko nyirizina, mbere y'uko bavuga hari yabanje kuvuga, mbere y'uko bakurwanya hari yabanje kuvugana nawe, aravuga ngo nzakurinda aho uzajya hose. Imana ishimwe. Morodekayi rero iryo banga yari arifite ry'uko Imana yavuganye nawe ngo nzakurinda, yari ijambo Imana yavuganye nawe, aravuga ngo nzakoza isoni izo ndyari zirimo zirakuryarya, ariko zitazi ko zirimo ziraganaho umutego, haleluya, zirimo ziragana mu mutego wa nyawo kugira ngo ziwugwemo, kuko Imana yari ivugiye ngo nzakoza isoni izo ndyarya. izo ndyarya rero dataje kuzikoza isoni, izo ndyarya zikwiyoberanyaho, izo ndyarya zikwishushanyaho, izo ndyarya zagufashaho ijambo, izo ndyarya zabaye nk'ikimungu muri wowe. indyarya aho zibera mbi ziba zaratwinjiyemo, ziba zituye muri twebwe, tuba twarazimeneye amabanga, zikagumya zikaturyarya. rero izo ndyarya data nizaje gukoza isoni. ijambo ry'Imana muri Yobu rirambwira ngo yica imigambi y'incakura kugira ngo zidasohoza inama zazo. umva mbabwire, Yesu ntabwo ari bugumye guceceka, aje kwambura agaciro indyarya kandi aje kuzishyira ahabona. indyarya zigiye kujya ahabona. Imana ishimwe, indyarya zigiye kujya ahabona. Imana ishimwe. ndagira ngo unkurikiye uzamurire Imana icyubahiro, kuko data aje kugukubitira indyarya, aje kugukubitira indyarya. zamurira Imana ya Isiraheli icyubahiro. indyarya ntiziri bugumye kukuryarya, ntibiri buze kuvamo, hoya, neva. Uwiteka aje gukubita indyarya. Hamani rero yari ari aho ngaho atazi amakuru, atazi ngo bimeze gute. Hamani akagumya kwiyenza kuri Morodekayi, ariko Morodekayi agasunika isengesho, asukuma ikintu bita isengesho, arasukuma. umva nkubwira aho wicaye mama, niba hari ibigeragezo urimo uracamo, sukuma 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 isengesho, sukuma isengesho, sukuma, sunika isengesho, usenge, hamagara Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro, usenge data wa twese. abantu bakuvuga
uvuge ushyira ivi hasi usukuma ishengesho. Rero Morodekayi ntiyigeze avuga, ntiyigeze atongana, ntiyigeze yivumbura, nta nubwo yigeze agaragaza uburakari kuri Hamani, ahubwo w'igihe cyose yahoraga atumbiriye mu ijuru akavuga ngo Mana wavuganye nanjye, ndabizi ko utajya ukoza isoni. Haleluya. Iyi Mana ntabwo ijya ikoza isoni. Urareba ukabona zigiye kugukora ariko ntabwo zizagukora. Urareba ukabona ugiye kumwara, zoni mashando wiribirifai lele botai, urareba ukabona ugiye kumwara ariko my friend ntabwo uzigera umwara. Umva nkubwire, aho ubona ko ugiye kumwarira ni Imana igiye kuzi gukureho ikimwaro. Aho ubona ko ugiye gukorezwa isoni ni Imana igiye kuzi gukureho isoni. Aho ubona yuko ugiye kuririra ni Imana igiye kuguhoreza amarira. Taya binifo shando wiribirifai. Umva nkubwire, humbura, hari Imana ijya imara umubabaro, hari Imana ijya imara agahinda, hari Imana ijya yibuka abayo, hari Imana ntabwo ijya ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ya Mana yavuganye nawe iracyari ya Mana imwe yambukije Abayisiraheli inyanja itukura. Niyo ndimo ndakubwira, sinkubwira murumuna wayo, ndakubwira Imana yaremye ijuru n'isi, ndakubwira Imana yahanitse ikirere ikadendeza inyanja, yahanitse iki kirere kikaba kitariho inkingi. Hari izo ujya ubona, iyo ariko ziracyari ya Mana. Ndafashijwe Pastor Emma, ndafashijwe Profete. Duhereze Imana y'amahoro icyubahiro. Aho uri hose zamurira Imana icyubahiro. Niba wumva ibyo ndimo mvuga ubyumva, Imana itugirire neza. Morodekayi yari afite ibanga. Morodekayi hari icyo Imana yari yaramuvuzeho. Morodekayi hari icyo Imana yari yaramugambiriyeho. Rero ndagira ngo mvugane nawe. Hamani umaze igihe akurwanya aramanitswe mu izina rya Yesu. Bitunguranye Hamani aramanitswe, bitunguranye Hamani aramanitswe ku giti, biratunguranye. Imana y'amahoro itugirire neza. Hamani wagutoteje, Hamani watumye business yawe ihomba, Imana ishimwe, Imana ishimwe, aramanitswe. Imana y'amahoro ishimwe, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Hamani wamaze igihe akurwanya, Hamani umaze igihe akunaniza, Hamani umaze igihe akwikoreza urusyo, akwikoreza umutwaro, akwikoreza amabuye ashyushye. Uwo Hamani ugiye kumushaka umubure. Uwo Hamani ntabwo uzongera kumubona. Imana iramanutse, Imana iriyiziye, imanuwe no gukora ibikomeye, Imana imanuwe no guhindura amateka. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Imana imanuwe no guca agasuzuguro. Izo niba Hamani rero ngo abigira akamenyero ngo umunsi umwe Imana Morodekayi yasenze ijya yibuka imirimo. Irangije ku munsi wageze wo gutabarwa, umunsi wa Morodekayi wageze, ngo Imana yubura dosiye. Wowe nkurikiye ndagusengeye, Imana yubure dosiye y'ubuzima bwawe, dosiye yawe. Hari amadosiye yawe yubitswe wigeze udepoza ushaka akazi, dosiye bajugunya muri puberi. Ariko ndagira ngo nkubwire, mu gihe utazi, Imana igiye kwiyerekana, dosiye yawe yuburwe. Iya Morodekayi nayo ngiruburwa. Umwami araryama buri bitotsi, ngo arangije aravuga ngo kuki muri bitotsi, ngo yigira inama yo kujya gusoma ibitabo, ngo bamuzanira ibitabo by'ubucurabwenge. Arasoma icya mbere biranga, asoma icya kabiri biranga, asoma icya gatatu biranga, ariko ngo agwa ahantu handitse umugabo witwa Morodekayi. Haleluya. Ngo ahageze yumva ijwi rimubwira ngo stop aho ngaho. Imana ishimwe. Rero hari ibintu bigiye kuza bikwitabe. Akazi waragashakishije karanga ariko kagiye kukwitaba. Ndagira ngo nkubwire, hari ibintu bigiye kukwitaba, hari ibintu bigiye kuza bigushakisha, hari ibintu bigiye kuza bigushakisha, hari amahirwe agiye kuza gushakisha, hari viza igiye kuza gushakisha, hari amashuri agiye kuza gushakisha. Umva nkubwire, hari urubyaro rwari rwaranze ariko rugiye kuza rugushakisha, mariage yari yaranze ariko igiye kuza gushakisha, fiance wari waramubuza ariko agiye kuza gushakisha. Imana ishimwe. Ngiye guhanura, Imana y'amahoro itugirire neza. Nzanye ubuhanuzi ku buzima bwawe. Imana y'amahoro, message Imana y'amahoro yampaye kuguha ni message iteye gutya. Izina ry'Uwiteka nirishimwe, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Iyi message iteye gutya. Imana yambwiye ngo uku kwezi kwa karindwi, ukwezi kwa munani, ukwezi kwa cyenda, ukwezi kwa cumi, ukwezi kwa 11, ukwa 12, Imana ishimwe. Ayo mezi uko nyakubwiye
nushaka ufata agapapuro n'agakaramu yandike. Imana ije gukora ikintu kidasanzwe. Imana ishimwe. Tukiva muri aya matora aya ngaya tugiye gusoza, Imana ishimwe, tukimara gutora perezida wa repubulika, hari ikintu Imana igiye gukora. Icyambere, nabonye Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro igenda isanga hari abantu bamaze igihe bafunze kandi bararenganijwe, hari abantu bagambaniwe barafungwa, ariko abo bantu Imana ibakuye mu nzu y'imbohe, kandi abo bantu Imana ibakuyeho uburetwa mu izina rya Yesu. Ntabwo nimbivuga ubyumve cyane, hari umuntu wawe umaze igihe afunze waramushengeye cyane kugira ngo ave mu nzu y'imbohe, ariko agiye kuvayo mu izina rya Yesu. Hari imbohe zigiye gufungurwa, hari imbohe zigiye kugirirwa imbabazi, hari imbohe data wa twese asinyiye kandi agaterera kashe zigasohoka mu izina rya Yesu. Ugiye kubona gukomera kw'Imana, ugiye kubona imirimo y'Imana, ugiye kubona ineza y'Imana, ugiye kubona gukomera kw'Imana. Icya kabiri, hari abantu bakubiswe hasi batezwa ibihombo batazi ahantu byaturutse, ndetse hari n'abantu baterejwe za cyamunara bajya hasi ku butaka birarangira biranga, ariko data arambwiye ngo amahirwe ya mbere yanze agiye kongera kugarura andi mahirwe. Hari ayandi mahirwe data agiye kugarura ku buzima bw'abantu. Hari abantu bavuye mu muhanda pe baragenda barahomba, ibyabo biranga, birukanwa mu kazi, birukanwa mu buzima busanzwe, bizinesi zabo zirahagarara, ariko data agaruye amahirwe. Hari abantu bari barirukanywe bagiye kongera kubona akazi, hari abantu bari baraciwe bagiye kongera guhabwa ijambo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Icya gatatu, Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ishimwe. Hari abantu ngiye gusengera kandi ngiye gusengana nabo. Abantu data yambwiye ngo mbasengere, niwiyumvamo umpamagare kuri iyo nimero dusengana Imana mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu bamaze igihe barabuze urubyaro, Imana ije kwibuka abantu batabyara. Hari abantu bagiye gutwita bakakira abana, hari abantu bagiye gutwita kandi bakazabyara, hari abantu bamaze igihe badakikira batabona abana, bagerageza basenga bazamuka imisozi. Imana irabibutse, Imana imanuwe no gutanga abana, Imana itanze umugisha w'abana, Imana itanze umugisha w'urubyaro, Imana imanuwe no kwiyerekana, kandi Imana imanuwe no kwigaragaza. Akira kugirirwa neza n'Imana mu izina rya Yesu, kandi akira ubutsinzi, akira ubutabazi. Data arakwibutse, data arakurengeye. Reka nkubwire ngo umugisha w'Imana ukubeho. Shalom, shalom.